ikaze kuri Rwanda News. Mu karere ka Kamonyi, DASSO ukurikiranyweho kwiyitirira umubyeyi w'umunyeshuri akamutera inda. Mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Nyarubaka, haravuga inkuru ikomeye y'umukozi wa DASSO w'imyaka 50 ukekwaho gukoresha uburiganya yiyitirira umubyeyi w'umunyeshuri w'imyaka 19 akajya amusabira uruhushya ku ishuri akamujyana iwe aho yamusambanyaga bikarangira amuteye inda. Amakuru yizewe atangwa n'uko Ritemu avuga ko uyu mukobwa yigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ya GS Kagarama, aho uyu mugabo yajyaga amuhamagara ku ishuri avuga ko ari umubyeyi we, ishuri rikamurekura ndetse rikamuha uruhushya akajya iwe i Nyarubaka. Uyu mukobwa avuga ko byabaye inshuro nyinshi, aho buri kwezi yajyaga amusabira uruhushya, rimwe na rimwe bikaba inshuro 3 mu gihembwe. Uko iminsi yagiye ishira, uyu mukobwa yaje guterwa inda mu kwezi kwa Werurwe 2025. Ibintu byaje gutuma ishuri rimuhagarika, nyuma yaho akaza kwirukanwa. Akimara kumenya ko atwite yabwiye uyu mugabo, ariko uyu mugabo yahise abyihakana, ahita ahamagara ku ishuri amusabira uruhushya ngo atahe. Icyo gihe nibwo ubuyobozi bw'ishuri bwamenye ko atari umubyeyi we, aho yahise yiyemera ko ari umuntu umureberera. Nyuma yo gupimishwa kwa muganga i Muhanga, uyu mudaso yasabye uyu mukobwa gukuramo inda. Uyu mukobwa ahita byanga. Igihe cyo gukora ibizamini byo gusoza umwaka wa 4 yararwaye bikomeye, birangira ishuri musezereye burundu. Uyu mukobwa ubu yarabyaye, avuga ko uwamuteye inda yamwijeje gupimisha ADN ariko nyuma aramwiyorera. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarubaka bwemeje ko iki kibazo kizwi ariko kikiri mu maboko y'akarere kuko byasanze byambukiranya uturere. Ngayibaze nawe, uyu mukobwa aracyarerera umwana wenyine mu gihe ategereje kubona ubutabera. Njye wumvaga ni Damuri, iyi ni Rwanda News. Ngo kora subscribe, ukore like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.